cy'ifunga ry'insengero ndakomeje kugira umutwaro ndasenga ninginga Imana kiranga Imana ikomeze kuba hafi y'umurimo wayo nubwo abagwa ari benshi cyane muri iki gihe avuga ngo Mana ongera ibyutsa abantu bawe basubiye inyuma bigendanye n'ibi bihe Mana wongere ubongeremo imbaraga bahagarira ikigabo ubashoboze kumva ijwi ryawe. Noneho mu gihe tukirwana n'ibi bintu by'ifunga ry'insengero twumva leta yongeye gufata ingamba cyangwa se imyanzuro yo guhagarika utubare tumwe na tumwe no gufunga tubare n'ababikoraga ndetse nabonye hari n'abantu bafunze abayobozi b'inganda zakoraga inzoga zitujuje ubuziranenge nabo nyarabo nabo bafunze rwose mu ruhande rumwe ngatu ng'abakristo twaraserebuye tavati ndacyo burya rero ikubise mukeba uyirenza urugo sibyo se bafunze insengero zacu kabara zirasigara bintu ngibyo biri kuduruga abantu birasigara cyakora mu ruhande rumwe ndishima kuba bafunze inzoga zitujuje kuba bafunze inzoga ariko ndangije navuga ngo oke hano leta idufashije kuvuga ubutumwa kuko mu bintu twarwanaga nabyo n'abantu bari bayobeye mu biyobya bwenge ariko none nagize igihe cyo kubisengera mbati mistari mikeya ndagwenye mvugiye hano burangiye na sense mbadukira muri 3 7 12 21 40 niho ngarukiriza ndasenga rero ngomeze gusengera igihugu cyanjye cy'u Rwanda mu ruhande rumwe shimira Imana bati Mana ushimwe leta uri kuyikoreramo kagenda uca akajagari ariko kandi ngo ariko no ku madini muri twe namwe ari yamaze kuzamo abantu bamishakira ndamo batatumwe nayo bitumye babikoze nga business babikoze ng'ubucuruzi kugira ngo baronge amafaranga mu baturage babayobotse. None mu gihe ndimo gusenga nza kugira iyere ngomeshe gusenga mbona iyerekwa mbona turahandu hameze nga stade tusa nabakoze igiterane noneho ngo muna abanyamadini baje n'ubuyobozi bw'igihugu nabwo bwari bwaje ngo ariko noneho ngicari cyabateranije mico giterane ngo kwari ukwandika kugira ngo basabe kwa amatorero afungurwa. Bore mushumba yarimo kwandika asaba icyando cyaje kundangaza nuko nabonye na perezida wa Republika nawe afite urwandiko ari kwandika asaba gufungurwa kwa madini n'amatorero. Ariko twebye aribere mu mitwe yacu twatoze kari watanze itegeko nebwire abanyarwanda bazashobora kunyumva ndababeshe kintu cy'ifunga ry'insengero cyahungabanije ubukristo ku buryo ubuyobozi twari tubufiteho ikibazo. Ariko maze kubona iryo yerekwa byandeye kubabarira ubuyobozi s'abayobozi sina perezida wa Republika mu byumve neza ukabashumba abapotere abapasire bari gusaba nabonye na perezida nawe afite urwandiko nawe asaba ngo bamufungurire itorero ryiwe nawe mbona ariho arasaba bishaka kuvuga ngo siwe ahubwo ebe no umugambi w'Imana eba babyumva abanyamuka murabyumva cyane kundusha bishaka ari kuvuga ngo ebe niba byaragize itangiriro bizagira nece nihereso ikimana ivuganye na titira amagambo cyubya ngo ibyini nefe murongo wa 6 wonyine nibo ndi busome haratubwira ngo ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze. Umujinya we usutswe umeze ng'umuriro kandi ibitare niwe ubimenagura. 2027 meci igihugu hazavugwamo imbundu abantu batigeze bakeka abantu batatekerezaga hazaba ibintu bishasha kandi muzabibona. Ariko mu njamake
nuko buri rwego rwose rugiye gushyirwa ku munzani. Yes, ni by'agaciro gakomeye ku IMITIMA no kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Jewe nitwa David, nije mbigiye kora muri kigano nkanakiyobora, ariko none kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, Pastor Rabani. Pastor Rabani n'umubyeyi wacu Imana yaduhaye mu gihe nk'iki. Ni umuntu Imana yaduhaye mu gihe nk'iki kigoranye ariko nanone cyiza. Iyo ngiye kubisobanura bino bintu kari bikari igihe kigoranye, ni igihe abantu bagenda batakariza Imana icyizere, ariko nanone ni igihe abantu bashobora kuba bakurikira ivugabutumwa bari ahantu hose ku isi hagiye hatandukanye, kandi ivugabutumwa rikabageraho neza. Mwumva ko ari igihe cyiza, ariko iyo tugende mu buryo bw'umubiri no ku buryo bwo kuba hano ku isi n'uburyo bw'umwuka, abantu bakugenda batakaza imbaraga zo kwizera, twahita tuvuga ngo ni igihe kigoranye. Rero muri iyi minsi niyo mpamvu Imana yatworeje Pastor Rabani kugira ngo azadufashe muri urugendo rwa hano ku isi, cyane kuba bitoroshye. Ni umuntu mukuru, ni pastor, n'ibintu byinshi, ni umuhanuzi ku muntu uri buze kumukurikiraniza ko ari buze kumva Imana bundi bushyashya, andi magambo bundi bushyashya. Ni umubyeyi wacu pe, ni umubyeyi wacu muri iki gihe twamaranye, ni umubyeyi wacu. Niyo ngize ikibazo niwe muntu wa mbere mpamagara akangira inama. Hanyuma rero n'abatindiye cyane, reka mwakire kuko ubu naje kumusura iwe ku Gisenyi, twicaye iwe, niwe tugiye kugana. Pastor, ndakwakiriye. Urakoze cyane kunyakira. Imana igumugisha, meze neza, ndashima Imana. Uko sanzwe mbivuga mu mwuka no mu mubiri, ndashima Yesu ko numva Kristo muri nje, kandi burya nakawunga kaba kabonetse. Hanyuma ibyo bintu tutaza kubigarukaho, ariko Pastor, hari umuco mwagiye mu ntoza, umuco uvuga ngo ntukazatangira ikiganiro udatangiza isengesho, ntukazasoza ikiganiro udasoza isengesho. Ndi muco mwagiye mu ntoza, ntukazakora ikiganiro kitarimo ijambo ry'Imana. Uzanyangira ko natamukije ijambo ry'Imana, uwazagenda sinzamuririra, ariko nzasigara musengera. Uzankunda kwa ko natamukije ijambo ry'Imana, ukaba turi mu mujyo cyangwa se tuzaba turi mu rugendo rumwe. Hanyuma rero nkuko musanzwe bimenyereye, reka dutangiye n'isengesho hamwe na Pastor Rabani, nkuko bagiye ba Pastor Rabani bagiye badutoza gutangira ikiganiro cyacu. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Wakoze imirimo n'ibitangaza abana natwe, uratwemerera Kristo mwiza. Shima ko twagera kuri uyu mwanya, kuri amasana ku iminota. Mana ndagushimiye cyane, izina ryawe niryubahwe. Amen. Ineza yawe, mbabazi zawe, rukundo rwawe, kwera kwawe, nyemerera bitindane natwe kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Kandi mwami wanje, mwami dukunda, nsengera umushiki wacu n'umwe ni data badukurikiye nabo ubanire abo Kristo mwiza, mwami dukunda, kuko ndabizi ntabwo tuje hano ku bwacu, tuje hano ku bwabo, kandi tuje hano kubera Imana, kubyineza n'imbabazi zawe, izina ryawe nirishimwe. Mwami wanje, mwami dukunda, ngushimiye neza no kwera kwawe, ngushimiye kano kanya wongeye kuduha ko kuganira n'abakunzi bacu kwizi TV zacu. Mana turakunezerewe, nuhabwe icyubahiro. Kandi mwami bisa, mwami dukunda, ngushimiye ijambo ryiza wambaye, nguko mwene data David yavuze ngo ijambo ry'Imana dutangira dusenga, tugasuza dusenga, ndetse twaganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndabwo bisanzwe, data mwamudukunda, mwamusumba byose, nzi neza kuri Imana wenda kuvugana n'ubwoko bwawe unyuze muri njewe, izina ryawe rigashyirwa hejuru. Ngaho nubane natwe, uyu mwene data udutegeye amatwi, umugirire neza, umugisha gutangirana natwe akarangizanya natwe. Mwami wanje, mwamudukunda, umugirire neza imbane zose. Ngadufashe kubye neza n'imbabazi zawe, niko dusengeye uyu mwanya dutangira, ubane natwe, mwuka wawe azabane natwe, dusosanye nawo, kandi atuyobore, aturende kuvuga ibyacu. Huko data nzwe mwamoraho, mwuka wawe aba ari ukomeza kuduha ibikwiriye ubwoko bwawe. Ngadufashe kandi turengere, tugirire neza, ni mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Amen. David rero yenda ndaguciye mu ijambo. Ubundi muri rusange wajya gunderefona ukambwira ati Pastor ndagusura Gisenyi, ariko uyu mwanya ndagira ngo mbwire abakunzi bacu baduteze amatwi, ninjye wihamagariye umukozi w'Imana kugira ngo amfashe gutambutsa message mvite y'abanyarwanda muri rusange. Mfite message y'u Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda. Buno butumwa ngiye gutambutsa burareba abanyarwanda muri rusange, cyangwa umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi akanacyumva.
Imana twegere kandi itindane natwe. Buriya David we tumaranye iminsi ndetse n'abakunzi bacu hano bamaze iminsi badukurikira, batumenye kuri ndi UMUKRISTO TV, kuri Gone Arc TV, bazi uburyo dutangira n'uburyo dusoza. Bonde mwese muzi ko turi abasenzi, niyo ndego yacu dukoreramo. Muzi ko dusenga tubangamira abazimu n'abademoni, ibyo ngibyo murabizi. Muzi ko dusengera indwara zitandukanye, ibyo ngibyo murabizi. Ndetse turi n'abahanuzi, turi n'abahanuzi, ariko atari babandi b'iki gihe, babandi babanze guca amafaranga, babandi babanze gusaba ibi ngo bansukore ibi, mbone ngusengere, banzohereza amadolari 200 ngo ugire mu butayu, akirirwa aryamye ngo yege mu butayu. Twebwe niba ari ugusenga, bari ugusenga. Dushobora gusenga na gatatu ndaguhanuriye, ariko bwa kane wasenga guhanurira, kuko nyine mbanura ikivuye ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndabwo ari ngombwa rero ngo ubuhanuzi bwa mu gitondo, saa sita na nimugoroba ngo ukunde wishime. Oya, ndabwo turi hano ngo tunezeze abantu, kuko twebwe tuba hano kugira ngo Imana yacu inezerwe, iduhe message yayo twigeze ku bantu bayo. Muri make turabahuza. Nyemera rero mansi ndambutse ubu butumwa cyangwa se iyi yerekwa ry'abanyarwanda muri rusange. Mu gihugu buriya turatangiye. Mu gihugu nguko mubizi, mu myaka yatambutse bafunze insengero nyinshi, zirafunze rwose. Niyo munsi tuba dusenga tuvuga ngo Mana koko bizagenda gute, ariko twari tukizirira mu ijambo rivuga ngo igifite itangiriro kiba gifite n'iherezo. Nakomeje kugira umutwaro wo gukomeza gusengera itorero ry'Imana, cyane cyane mu Rwanda, kuko ni naho mberereye. Buriya David igihe kimwe nigeze ngubwira ngo, kuko mu bihe by'insengero bamwe mu bapotre, bamwe mu bapasteri, bamwe mu baprofete n'abahanuzi bimaze kuba bikorera utwangushye, bajya mu bihugu tuturanye nabyo. Bamwe bagiye Uganda, bajya mu bihugu tuturanye nabyo, ngo no bagiye gukomereza umurimo w'Imana. Njyewe rero narakubwiye ngo ntabwo nohambira ngo ngende, kuko njyewe nzabona tumweho, nzi n'icyo natumwe, nzi naho Imana yantumye. Njyewe biriya mbifata ngo gustaragoringa, guhunga urugamba. Naravuze ngo bikomere cyangwa byorohe, Imana yandumye mu Rwanda, yandumye gushaka izazimiye mu Rwanda, yandumye gukora umurimo w'Imana mu Rwanda. Iyo cyakora irambwira ngo nzakwagura uzajya no mu mahanga, ibyo ndacyabitegereje. Minsi yashize nagiye kuvuga ubutumwa i Bugande, ndabishimira Imana, ni Imana atangiye gufungura imiryango. Ariko njyewe kuko ndajwe rirambwira ngo reka gukora umurimo w'Imana hano, genda ujya mu kindi gihugu. Imana yandumye hano haracyari abanyabyaha, tugomba kubwira ubutumwa bagahindukirira Kristo, Imana yakigabwa icyubahiro. Icyo rero kimaze kuba cyefunga ry'insengero, nakomeje kugira umutwaro, ndasenga ninginga Imana, kiranga Imana ikomeze kuba hafi y'umurimo wayo. Nubwo abagwa ari benshi cyane muri iki gihe, avuga ngo Mana ongera ibyutse abantu bawe basubiye inyuma bigendanye n'ibi bihe, Mana wongere ubongeremo imbaraga, bahagarire ikigabo, ubashoboze kumva ijwi ryawe. Noneho mu gihe tukirwana n'ibi bintu by'ifunga ry'insengero, twumva leta yongeye gufata ingamba cyangwa se imyanzuro yo guhagarika utubare tumwe na tumwe, no gufunga tubare n'ababikoraga, ndetse nabonye hari n'abantu bafunze abayobozi b'inganda zakoraga inzoga zitujuje ubuziranenge. Nabo nyaraho nabo bafunze rwose. Mu ruhande rumwe ngacu ng'abakristo twaraserebuye, tavati ndacyo burya rero ikubise mukeba uyirenza urugo, sibyo se? Bafunze insengero zacu, kabara zirasigara, bintu ngibyo biri kuduruga abantu birasigara. Cyakora mu ruhande rumwe ndishima kuba bafunze inzoga, ariko ndangije navuga ngo oke hano leta
idufashije kuvuga ubutumwa, kuko mu bintu twarwanaga nabyo ni abantu bari bayobeye mu biyobya bwenge. Ariko none nagize igihe cyo kubisengera, mbati iminsi mikeya ntabwo nyivugiye hano, burangiye na sense mbadukira muri eshatu 7 12 21 40 niho ngarukiriza. Ndasenga rero ngomeze gusengera igihugu cyanjye cy'u Rwanda, mu ruhande rumwe nshimira Imana, bati Imana ushimwe, leta uri kuyikoreramo kagenda uca akajagari, ariko kandi ngo reke no ku madini muri twe namwe ari yamaze kuzamo abantu bamwishakira ndamo batatumwe nayo, bitumye babikoze nga business, babikoze ng'ubucuruzi kugira ngo baronge amafaranga mu baturage babayobotse. None mu gihe ndimo gusenga nza kugira iyerekwa, Imana iransanga irambwira ngo mwana wanjye warasenze ubabazwa n'ifunga ry'umurimo hano, none nibi nabyo byabaye ari ibindi bintu bari guhagarika. Bino bintu byatangiriye mu bakozi b'Imana, ariko burya ndacyakomeje. None bigeze mu bantu banywa ibiyobyabwenge, bigeze mu bantu bari baratangije utubare, ndacyakomeje kuko icyo ndi gukora muri iki gihugu ndimo ndashungura. Numva ndikubyirwa ngo mu nzego zose kano kayunguruzo kazanyuramo. Byatangiriye mu banyamadini n'abanyamatorero, none uyu munsi bigeze mu tubari. Ibi bintu bizakomeza bigere no mu banyenganda, nazo zizapimwa zidashyirwa ku munzani. Ibi bintu bizakomeza ndetse bigere no mu nzego zose z'ubuyobozi. N'aba bantu bari kujya gumena ziriya nzoga, bari kujya gufata, igihe nabo kizagera nabo ubwabo babasake nabo babanyuremo. Muzabona hari ba ribu bafunze, muzabona hari ba reveni bafunze, muzabona hari ba polisi bafunze. Kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu yandi magambo mbivuze vuba ni heza, ariko noneho bishenda kubanza guca mu kayunguruzo ku buryo buri rwego rwose ruzashungurwa, ruzashyirwa ku munzani. Wanyumvise ariko namwe banyumva mu ndega amatwi, buri rwego rwose ruzapimwa. Utubare benda kutujagajaga, yemye badushungure badukuremo ingumbi. Bano bantu nabo bari kudushungura, nabo hazaza ikindi kintu nabo kibashungure. Buri rwego rwose, buri mikorere yose, buri business yose, buri kintu cyose nabwiwe ngo ukiranuka kiranuke bikiri none, kandi nosahura no weba nawe yibe bikiri none, kuko haraje. Njya numva ngo iminsi y'umujura ni 40. Bibiri yambwira ngo ibyo urabikora ngakwihorera ukagira ngo mbanye nawe. Buri rwego rwose, buri mikorere yose, no mu bayobozi, abaminisitiri bazumva kino kiganiro namye muraje mushungurwe, abadepite n'abasenateri namye muraje mushungurwe. Buri rwego rwose, zino nzego zafunze insengero za RGB namye muraje mushungurwe. Buri rwego rwose, mu gisirikare muraje mushungurwe, muraje muri polisi muraje mushungurwe. Mubasake vuba, mukore ibyo mukwiye gukora vuba, ariko namwe hari gutegurwa indi gahunda namwe izaza ikabanyuramo. Kuko nabonye Imana ubwayo emanukiye guhemba bakoze neza muri iki gihugu, nanone yororokiye guhana abakoze nabi. Kuko niba ari ibintu bibabaje Imana muri iki gihe, muri iki gihugu cy'u Rwanda, ni abantu bishushanya ng'abakora neza, ariko burya mo ndani ari ikibazo. Basa n'abamarayika ariko imbere y'amasega aryana. Niyo mpamvu rero
marayika w'Imana aramanutse kugira ngo ashungure mu mbande zose. Ngomeshe gusenga mbona iyerekwa, mbona turi ahantu hameze nga stade, tusa n'abakoze igiterane. Noneho ngo muna abanyamadini baje, n'ubuyobozi bw'igihugu nabwo bwari bwaje, ngo ariko noneho ngicari cyabateranije mico giterane ngo kwari ukwandika kugira ngo basabe ko amatorero afungurwa. Buri mushumba yarimo kwandika asaba. Ikintu cyaje kundangaza nuko nabonye na perezida wa Repubulika nawe afite urwandiko ari kwandika asaba gufungurwa kw'amadini n'amatorero. Ariko twebwe byari bere mu mitwe yacu, twatuzi ko ari watanze itegeko. Nebwira abanyarwanda bazashobora kunyumva, ndababeshe ikintu cy'ifunga ry'insengero cyahungabanije ubukristo ku buryo ubuyobozi twari tubufiteho ikibazo. Ariko maze kubona iryo yerekwa, byandeye kubabarira ubuyobozi, byandeye kubabarira ubuyobozi. Sabayobozi, sina perezida wa Repubulika, mu byumve neza. Ukabashumba abapotere abapasire bari gusaba, nabonye na perezida nawe afite urwandiko nawe asaba ngo bamufungurire itorero ryiwe. Nawe mbona ariho arasaba, bishaka kuvuga ngo siwe, ahubwo ebe ni umugambi w'Imana. Babyumva abanyamuka murabyumva cyane kundusha. Bishaka ari kuvuga ngo ebe niba byaragize itangiriro, bizagira n'iki n'iherezo. Byandeye kumva mbabariye ubuyobozi, nubwo nsanzwe mbukunda, ariko kano kantu kabaye hari uko byagenze. Ariko maze kubona iyo yerekwa naratuje, ndavuga ngo Mana, umurimo n'uwawe, n'ubuyobozi waduhaye mu gihugu cy'u Rwanda nabo bari mu murimo wawe, bari mu muhamagaro wawe. Maze rero kubyirirwa ngo ubwo byare mu madini bagashungurwa, bikaba bigeze mu tubare n'ahandi bizahagera. Buri rwego rwose mwitegure nabe bateguje, kandi ibi bintu bizarangizanya n'uyu mwaka 2027. Hazatu ikintu gishyashya kizatangaza abantu, ndetse nabivuga gute nabibonyera. 2027 meki igihugu hazavugwamo imbundu, abantu batigeze bakeka, abantu batatekerezaga. Hazaba ibintu bishyashya kandi muzabibona. Ariko mu ncamake nuko buri rwego rwose rugiye gushyirwa ku munzani. Mu byumve abayobozi muyoboye igihugu, muyumve bakozi ba polisi mukora mu muhanda, mu byumve ba polisi mukora mu turere no mu mirenge, mu byumve bacuruzi namwe abadacuruza ibintu bijyanye n'ibisindisha, mugaba mukora ibindi. Ahangaha ni marayika w'Imana uri gukorera mu buyobozi dufite, kugira ngo ibyare beheshurwe, ibyari mu mabanga bijye ku karubanda. None ku buryo iki gihugu hazasigara hakora umuntu ubuyobozi bwishimira n'Imana ubwayo yishimira. Ndakomeza ndabwirwa ngo Imana hari abantu ihagurukiye. Byo ndabisoma, nagerageje kubyandika hano muri agenda yanjye. Hari ibyiciro 5 Imana ihagurukiye. Aba bantu ba Imana irabahagurukiye. Babantu niba ufite uyu mutima, nagiye kubyirwa numva ngo mu Rwanda ingwa ziri gusenyuka. Ntabwo abantu bagihangayikishwa n'ingwa zasenyutse, kandi burya iyo rugo rudahari n'igihugu abandacyo. Iyo muryango tubakitse n'igihugu ndago kiba cyubakitse. Ariko meki gihe ngo hari abantu Satani yakoreyemo, batewe n'umwuka wo gusenya ingo zari zikundanye, ngo zari zubatse. Yewe mudamu nyumva, yewe mugabo nyumva,
ubimenye. Niba wari ukundanye n'umugabo wawe musangira akabisi n'agahiye, ariko uyu munsi wa telefone akagutuka mu rugo agataha yabaye indari, nawe siwe. Hari umwuka wataye ngo hari umwuka wakoreye mu bantu, umwuka wa sekibi, ku buryo aba bantu bari gucunga urugo rukundanye, abantu bakundanye bakajya gushaka amarozi bagatandukanya abantu bari bakundanye. Nageze navuga ngo Mana udutabare, kare Mana utindane natwe. Mberwa abantu bagera muri 5. Oyo muntu usenye urugo rwa mugenzi we, asenya urugo rwa mugenzi we, Imana igiye kuza guhana itababariye. Ndabwirwa ngo eco beba nicyo usarura, riganya vuba, nawe nyuma yawe hari undi muntu uje kukuriganya. Uyu ni uwa mbere. Uwa kabiri, mbwirwa uyu mugabo yashyingiranwe n'umugore we, bakora mariage mu murenge no mu rusengero, bemerwa n'amategeko ya leta n'amategeko y'idini, bakora ubukwe. Ariko uyu mugabo ari guca umugore we inyuma. Uyu mugabo yamaze gukatira umugore we, kandi nta kintu kiri kubitera, ni muri famiye yewe, ngo nuko bamureze. Buriya n'igihe wumvira ababyeyi cyane bagatumutana, bagatumuta umurongo. Hani igihe wumvira bahanye cyane bagatuma usenya n'ibyari kuza kugira umumaro mu myaka yo kubaho kwawe, ukabutaye umurongo. Ndabyirirwa ngo hari abagabo bari guhemukira abagore babo, barasanganye bakennye, no kubona ikiro cy'ibijumba ari ikibazo. Ariko wa mugabo we, Imana yamara kugutera iteka, akazi kabonetse, wahawe umugisha, wagiye hanze, umugore mwashakanye mu bukene ukabura mukatiye, mu bandi Imana ije guhana itababariye. Uyu mugabo arimo, uyu mugabo arimo ngo ayamarira urokoreza umugabo wawe, ayamarokoreza umudamu wawe mwashakanye. Imana ije kukwitura, icyo uri kubiba nicyo ugiye gusarura. Imana ibane nawe kandi itindane nawe cyane, ikwegere cyane. Icya gatatu ndagira ngo twihutishe. Icya kabiri, icya gatatu, icya gatatu, aba bantu nabo Imana ije kubahana, basa n'abayitiyemo umuhungu wabo. Nabo barashakanye, ibintu biba byiza, ariko kubyo batereka da uriya mugore ndabwo yaragukwiriye, aba nabo bari gusenya urugo rw'umuryango wabo. Ku buryo aba bantu barashaka guhitiramo uyu mugabo, ati umudamu wazanye bwa mbere ndabwo ari we warebeshe, uyu mwange tukuzanire uwundi. Aya marira mu gutaza uyu mudamu, uru rugo mu rugusenya. Imana ubwo imanutse guhana no gushungurana, ivuze ngo mu yose hose nda no mu bantu ku giti cyabo, mu miryango yenda kunyuramo, Imana ihane. Nabwiye ngo Imana ije guhana kandi ije no guhemba. Imana ije guhana abakora nabi, Imana ije guhana, ije guhemba abakora neza. Ibi bintu mubyumve. Hari ibintu bijya kujya biba ku bantu, mushaka impamvu zabyo muzibure, bakaba bari bishoboye. Ndetse nzavuga ngo abantu basa naho basinze agahenge Imana yaduhaye, basa naho bamaze dongo. Burya hari igihe Munyarwanda cumi aravuga ngo umurengwe wica inzara. Hari abantu rero bamaze gusenda umurengwe, amafaranga Imana ibahaye, ubuzima bwiza Imana ibahaye, akazi keza Imana ibahaye, imikorere Imana ibahaye, bakabisinda. Bamara kubisinda, niba ari umuhungu wawe umwishe ikiyago yatereka da warebeshe, uriya mugore n'uwa mu bakene, n'uwa muri buriya bwoko, mwange tugushakira undi muhuje ubwoko, tugushakira undi muhuje amashuri, tugushakira undi muhuje ubushobozi. Ariko urwo rugo Imana ijya kurwubaka ntabwo mwari muhari.
Imana ibane namwe cyane kandi bagirire neza. Reka nje ku cya kane. Oyo nawe ni umugore Imana yambwiye. Imana ije guhana abagore bari guca abagabo babo inyuma. Naje kubyerwa ngo hari n'abagabo bari korera abana batabyaye. Imana irambye ngo ye mudamu uri koreresha umwana utabyaranye n'uwo mugabo, iteka ryose urawicira urubanza, kuko uzi neza ko uwo mwana si uwa mugabo wawe. Iteka ryose urawicira urubanza, urwo rubanza rero uhora wicira ngo ni nayo mpamvu utazakandagira no mu bwami bw'Imana. Icakuranye imbabazi z'Imana ziracyariho. Erura niba kwanga kwanjye, niba gukunda gukunde, ariko umubwire amabi yabaye kuri wowe, kuko wa mutima wawe iteka ryose uhora ukurega ikibi. Uwo mutima re wafejo bundi uzajya gihonomo. Imana twegere kandi tindane natwe cyane. Reka njye ku cya gatanu, ari nacyo cyanyuma. Hari umugabo nanone. Uyo mugabo hari abana yahishe umugore we yabyaye ku ruhande. Uyo mugabo rimwe agera mu rugo, yatekereza ko aba bana nuko bizagenda, ati madamu nabimenya bizagenda biti. Nawe ukabura amahoro, ukabura umutekano. Ariko Imana imanukira muri iki gihugu cy'u Rwanda ikabije gushungura. Namwe iraje basake. Iyo forode mugendanye imyaka myinshi, ayo mabanga mugendanye imyaka myinshi, muyamene, mumenere Satani. Ndabese yawe mugabo, niba madamu wawe agukunda, ndabwo azakwangira ko ufite umwana hanze. Yewe madamu, niba mugabo wawe agukunda, ndabwo azakwangira ko wabyaye ku ruhande umugabo akaba atabizi. Ngo ibyo byose ni ibintu bishwe mu mitima y'abantu bagendana, basengana, bubakanya amazu, babakorana bizinesi. Aba bantu Uwiteka Imana ngo ibyabo agiye kubishyira hanze. Icyabaciza rero ngo abarimwe mu byesherera hanze, utangire unegosiye n'umuryango wawe. Uzahora mu bwoba ugeze ryari? Ariko gushira ubwo bwoba ugashira nezo mbungenge, nuko uzicara ukabiganiraho n'uwo mwashakanye, ibintu bizagenda neza. Ariko ndangije ndabwiyunga ngo abandi Imana igiye kwitaho cyane, igiye kugarura ibyo babibye akari byo basarura. N'aba bantu batangira mu bukene, bapfundikanya, bamara kugera hejuru, umugore wawe mwashakanye imibereho kuko yamaze kubona ukabura mwigaramye, ukaba rwose uramuharitse. Yewe mugabo ukora ibyo, yewe mugabo ukora ibyo, rekerera aho ngaho, gabanya rwose, garukira aho ngaho, wubaka urugo Imana yaguhaye. Kansome ijambo ry'Imana nsoze ubu buhanuzi fite. Nza guhabwa ijambo ry'Imana riri hano muri Nahumu. Maze imyaka myinshi David mbwiriza kino gitabo, ndahamya ndashidikanya ntabwo nigeze ngibwirizamo. Ndabwo nigeze ngibwirizamo, ariko natongowe no kugihabwa ijambo ry'Imana hirya y'ibyo. Ndasoma Nahumu igice cya mbere ku murongo waho wa 6, ndasimbuka njya mu gice cya 3, some ku murongo waho wa 5. Maze imyaka mbwiriza, ariko kino gitabo ni nabwo nanakibonamwe amagambo y'Imana. Myaka yose maze mbwiriza irenga 25. Mwumve ijambo ry'Imana ikimana ivuganye na titire amagambo tubya ngo ibyini nefe. Murongo wa 6 wonyine nibo ndi busome. Haratubwira ngo nende wabashe guhagarara imbere y'umujinya we,
kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze. Umujinya we usutswe umeze ng'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura. Subiremo igice cya mbere Nahumu ku murongo wa 6 hatubwira ngo ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we, kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze. Umujinya we usutswe umeze ng'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura. Murongo wa 5 nanone mu gice cya 3, igice cya 3 umurongo wa 5 haratubwira ngo dore ndakwibasiye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakubeyorera inganda zawe, nzakubeyorera inganda yawe mu maso hawe, kandi nzereka amoko ubwambure bwawe, n'amahanga nyereke ibiteye isoni byawe, kandi nzakujugunyaho ibihumanya byangwa urunuka, ngugayishe, kandi nzaguhindura igishungerwa. Nuko abakureba bose bazaguhunga, bavuge bati Nineve hararimbuwe, ninde uzaharirira? Nzagushakira he abakumara umubabaro? Mwakira ijambo ry'Imana. Nongeyeho ibindi naba mbeshye. Aya magambo nayawondeza amatwi. Aya magambo n'abanyarwanda muri rusange. Aya magambo nayacu twese. Icyampa Imana ikumva gusenga kwacu, icyampa Imana ikumva gusaba kwawe. Ndabizi neza iyo umujinya uhari, ndabizi neza uburakari buhari. Imana yacu ni inyembabazi. Hano Nineve ubundi Imana yari yaharakariye, ariko iravuga ngo ntabwo nahasukaho umujinya, ndarabanza kubaburira. Buriya ni ko Imana ikora. Maze imyaka ndi umuhanuzi, kandi mbyiyezemo mbamagarwa. Imana yambaye imbano yo guhanura, Imana imbe imbano yo gusengera ibintu bitandukanye, Imana imbereza imbano ivuga butumwa. Burya David ngorera amezi ministeri 3, ariko urya ubuhanuzi bwanjye n'ijambo ryanjye ahanini nirigaruramwe abandi ibyiringiro. Nibyo Imana yambaye, no gukomeza abacitse indege. Nzi ko ariyo mission mfite. Muri rusange sanzwe ngundi igihugu, ntabwo burya igihugu cyanjye wakivuga nabi. Sanzwe ngundi yo tuvuga ngo ukunda igihugu se misozi n'imihanda birimo. Ibyo nibyiyongera. Igihugu ni ugukunda umunyarwanda uwo ari we wese, udashingiye ku idini, udashingiye ku bwoko. Kuko mu bintu Imana nzi neza yambabariye. Imana yambabariye amoko. Ibyo mbyiyizimo. Mu bintu nzi Imana yambabariye ingengabitekerezo. Kandi yariyo yose. Buri ingengabitekerezo David ziratandukanye. Nawe nyumva ingengabitekerezo ziratandukanye. Nzi ko ngunda igihugu n'umutima wanjye. Ndarakizwa, ni nabyo byatumije ngarukira hafi ku ishuri. Bone twahonze ndi mu wa 5 primaire. Tugarutse niga umwaka umwe mu wa 6. Ngaho twakagiye gukora icya leta, indambara z'abacengezi ziba ziradutse. Ingengabitekerezo inzamo nabatse ubundi ndi kwiga nzaba ministry, reka nze mbyihorere. Mva mu ishuri uwo munsi nawe umva icyabiteye, ariko uyu munsi ndimo ndabyicuza. Cyakora ngashimira Kristo kugira gutya agatoranya be, agahamagara be mu gihe gikwiriye, kandi akatubabarira ayo mafuti yose tuba twaragize. Kuva ubwo rero nabaye umunyamasengesho, njya muri groupe yitwa abarenzi b'ingiki. Muri groupe y'abarenzi b'ingiki buri karere ibamo. Mbura n'amasomo meza, mbura n'abasenga beza, turasenga dusengera. Ubundi intego zacu mu barenzi b'ingiki dusengera igihugu n'itorero. Bino bintu ko ari bibiri tubikoreramo. Ibindi nivuga butumwa, ibindi ni iterambere, ibyo nabyo barabikora.
bino bintu byatumije no dusigisigi tutumvamo twose ku buryo Imana umva imbaraga zanjye, ubwenge bwanjye, umusanzu wanjye nawe utanga ku gihugu. Iyo igihugu bitameze neza mbanumva mbabaye, banumva mbabaye. Iyo mbonye umunyarwanda uri kurengana mbanumva mbabaye. Iyo mbonye ibintu bidahagaze neza mbanumva mbabaye, mbanumva igihugu cyanjye. Kuva ubwo rero nabwo nanone nigeze ngira iyerekwa ngo mbona ndi umusirikare nambaye ndi furu, ibikwira umusirikare murabyumva, mvite buri kimwe cyose nk'umusirikare, ndi mu barinzi ba perezida ba repubulika. nawe umusirikare w'umurinzi wa perezida ntarumva bari umuntu udasanzwe, nambaye nafunze. Ibyo bintu maze kwira mbona ndi umwe mu barinzi biwe. Byandeye gukunda ubuyobozi, byandeye gukunda igihugu, byandeye ku Imana ushimwe. Niyo mpamvu iteka ndasaba Imana kino gihugu uzakimbiremo umugisha, nzacubakimwe amazu, abana banjye bazagikomereremo, bazakimereremo umugisha, yenda bazaniye bajye hanze, ariko fondasiyo umugisha m'iki gihugu bazabona umugisha. Kumva rero mbwirwa aya magambo, hari abantu bari gukurura kino gihugu cyacu akaga. Hari abantu bari gukora amabe m'iki gihugu bagomba gutuma kino gihugu Imana ikirakarira. Cyakora icyonzi cyo mu Mana nuko Imana itarobanura ku butoni. Buri wese azabazwa ibye, buri wese azabazwa ibye. Imana twegere kandi kindane natwe. Aya magambo nasomye muri Nahumu, nabwiye kandi nabwo bwa mbere nabwirizamo igitabo n'Imana kinyerekejemo niyerekwa, nabonye ari n'igice kigufi cyane rwose, bice bitatu biragoye gupfa kubigeraho uretse Imana yonyine. Kuba Imana yambwiye ngo ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we, kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze. Umujinya usutswe umeze nk'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura. Tugasemuka tujya kuri 3 ku murongo wa 5 ngo ndakwibasiye ni Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakubeyurira inganda yawe mu maso hawe, kandi nzereka amoko ubwambure bwawe n'amahanga nyereke ibiteye isoni byawe, kandi nzakujugunyaho ibihumanya byangwa urunuka ngo ugayishe, kandi nzaguhindurira igishungerwa. Nuko abakureba bose bazaguhunga bavuge bati Nineve hararimbuwe, ninde uzaharirira? Nzagushakira he abakumara umubabaro. Ndabwira abasenga mukomeze musenge. Ibiriho uyu munsi ni gahunda ikomeje. Hari abantu Imana yibasiye, neba ukora neza mu mwanya wawe muri domene yawe, navuga ngo courage, ariko niba ukora nabi baraje ibyo wabibye nibyo uzasarura. Yewe mugabo nawe mugore mwubatse urugo, yewe mugabo niba ari utuntu ucenga madamu wawe, yewe mugabo niba madamu ya mwashakanye mukennye, mwamara gukiruka bo mwituye ku mwanga no gushaka ugatanga ngo ni mubi, bikore ndano uzagutangira, ariko hari igihano cyabyo. Kuko ndabizi ushobora gufata imyanzuro ikaze ku bw'ubushobozi ufite, ariko ushobora guca mu gitondo wasubiye mu gice cy'ingunguru. Mu Mana birashoboka. David rero namwe abandeze amatwi, amagambo nari mfite nayo y'ubuhanuzi yiyerekwa mwuka yambaye kuvuga nayo ngayo. Imana begere kandi kindane namwe. David sawa, reka mumbe Bibiliya, niba dukomeze, niba kadusoza dusoze. Icyari kindi ku mutima cyatumije nguhamagara muvi Musanze, n'ubu butumwa bw'Abanyarwanda muri rusange. Imana ikureba ingo ikababara, Imana ikureba imiryango ikababara,
Imana ikure bano bantu bari gusengera abandi ikababara, ariko ibi noneho mbivuze nganjye, ibi mbivuze nganjye ndagira ngo nibwire umuntu unyumva, ntabwo igihugu cyubakirwa ku bwoko bumwe, nta nubwo umuryango wubakirwa ku bwoko bumwe, nta nubwo igihugu cyubakirwa ku idini rimwe, kuko igihugu cyubakirwa mu rukundo, igihugu cyubakirwa mu bwumvikane, igihugu n'umuryango wubakirwa mu kuzuzanya. Ariko igihe cyose uzasenya ngo ushaka kubaka biriya, uramuna amarira ki, uramuna amarira ki, iteka ryose azakugenda inyuma. Reka nzoreze hano David. Ku bantu mudukurikiye kuri Gonake Plus ndetse no kuri Ndi Umukristo TV, ko pastor akunze kuvuga ijambo ry'Imana kuri Ndi Umukristo TV, bivuze ngo ubutumwa ni bukurikiye kuri Gonake Plus, menya ko no kuri Ndi Umukristo TV buhari. Ariko nanone wumvise Ndi Umukristo TV ukumva aho buno butumwa, umenya ko no kuri Gonake Plus buhari. Hanyuma ngiye amagambo numvise na amagambo akakaye, hari ibintu bimwe na bimwe biba pastor, wenda sinzi nanemeye kuba navuga ku magambo maze kumva. Ni uburenganzira bwawe. Aya magambo nyasize hanze nyahaye ba nyirayo, kandi nawe urimo, nawe urimo sadipa ko wibereye kuri tele, yenda niba ari cyawe wumvisemo, niba ari uko madamu atangiye kumufata nabi, nawe wisubireho. Ndaza kugaruka kushungura ngize n'ubwoba. Yego. Bivuze ngo imbere y'Imana byabaye byose, gufungwa kw'insengero imbere y'Imana nta cyacitse, nta cyacitse. Imana iri mu kazi, Imana akazi kakari gukorwa, iri mu kazi, niyo yatumye ubuyobozi avuga ati mugende mutunge itoroshi mu yego, aho muharebe. Ibi bivuze byo gufunga inzoga zitujuje ubuziranenge. Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, nta byacitse imbere y'Imana. Imana iri mu kazi, irimo irafuya, irimo iratunganya ibintu byayo. Hari ikindi kintu numvise cy'isungurwa mu bantu bamwe babikora, yego, mu buyobozi butandukanye, niko navuze, mu buyobozi buri rwego rwose. Hano numvise ngo abari bamwe bazafungwa, yego, abarwanda revenue bamwe bazafungwa, buri rwego rwose bazahafuya, kuko niba hari inzoga zitujuje ubuziranenge, hari inganda zengeraga abantu inzoga zikica abana b'u Rwanda, no mu buyobozi harimo abantu bafite ibyo bari kwica, bo ntibabica ngo nuko babanywesheje inzoga, kuko harimo abandi bantu bafite imikorere mibi, ku buryo aba bantu bigendanye n'imikorere yabo mibi bari gutuma igihugu abantu batagikunda bitewe n'imikorere mibi. Abo nabo baraje babazindukire, babari cyose ibibi bakoze mu nshingano zabo. cyangwa na Perezida wa Repubulika yabonye ibintu bitangiye kudogera, rukunda ahita atunga itorosha, none cyane intore zirushize n'ahambwe, akahita avuga ati nahari amahagere, nahari amahagere, nahari amahagere, kuko ntabona abantu Imana yampaye ngo mbayobore, hari ukuntu mutaye kubatwara neza. Kandi igihugu ni cyiza we, ni kuko Imana igihugu ni cyiza, kuko urabona igihugu ni cyiza. Waya kuvuga ibintu byinshi turabiza, rega twaragisengeye, tusaba ibyiza mu iki gihugu, ibyiza birimo biraza, amasezerano arimo arasohora, nahagaze mu bantu basengeye kino gihugu, Imana itubwira byinshi byari birimo biraza, ariko harimo abandi bantu bagenda basa naho batuma kitagaragara neza uko cyagakwiriye. Imana iri mu kazi, Imana ikunda igihugu cy'u Rwanda, kandi nge nta kintu narenzaho, icyari ni kimwe, nuko tugomba gukunda igihugu cyacu, kandi tukagandukira abayobozi banakiyobora, kuko nge nkimara kumva kibiri kuba byose atari ku bwaba ari Imana ibibohereje, kuko n'ubu nkuko yabaduhaye, yarabaduhaye. Buriya David, Imana yafunze ndawafungura cyane, yafunze ndawafungura, kimwe nuko yafunguye ndawafunga. Ibyo ngibyo bimenye. Bibiri ivuga iki? Irica kandi igakiza, irasenya kandi ikubaka. Niba hari ibyo Imana ishaka kubaka mu iki gihugu, ni ngombwa ko hari ibisenyuka kugira ngo yubake ibishyashya. Ni ngombwa ko hari abahigama
ni ngombwa ko hari abandi Imana igirira neza ko yabonye ko bafite umutima wo kubaka igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Basanye nta bintu byinshi narenzaho ijambo ry'Imana no ku bantu bari buze kudukurikirana bo baraza kuduha comment kuko ngewe no gusibyo kuza ngaha nkumva ijwi ry'Imana ko Imana ibivuga nje nta kindi kintu mba narenzaho. Yego Nta kintu narenzaho ahubwo ikintu nakwiganira twawese tubwira uko Imana yagutumye impamvu wampamagaye yego nibyo ariko ntago nigeze nkubaza amakuru yawe. Reka twiye nkubaza amakuru ya Pastor meze ute mu buzima busanzwe? ngira ngo ndahari mbese neza ngira ngo urukumbona akazi Imana yagwaye ko ndikubone kubikora neza. ngira ngo urikumbona vraiment ndimo ndasenga ndimo ndingingira itorero ndimo ndingingira igihugu nyumba muna yamahere ko abayanyuzeho kandi buriya hari ibintu tuba twakomeje ariko mu Mana byoroshye. Kuba njewe narebona munyamadeni bandika ngo bafungure ngabona n'umukuru wacu w'igihugu nawe ari kwandika ngo nawe bamufungurire itorero ngabona nawe arigana umushumba ngo mbona nawe ari marandika ngo bamufungurire itorero ndambamba atatekereza ibyo bintu abayumva batekana nyine imbande zose. Wenda abantu babyumve neza nawe ntago ntekeza ko ubuyobozi bwacu kubera ko budukunda ntabwo bwafunye insengero ariko ubishaka ahubwo babona hari kitagenda neza nyine kuko bana wo usanga wenda no gufatira amwanza kuvatereka dufunye insengero ari ikintu batekeje igihe kirekire bakakigaho bakakiga ndetse bagafata n'umwanya wo kugisengera. Bundi bijya kujya mu bikorwa baramaze kubona ibyo bagiye gukiza hari byangirika byinshi cyane. Ubwo rero kandi Bibiliya bavuze ngo bene barabahoresha ingota bafata imyanzuro wayishimira yakubangamira ubo nuko bazi icyo bari gukora nta kindi ngo nabo barabitekerejeho bakareba rimwe na rimwe bagafata imyanzuro babona ko atari imyanzuro wenda myiza ariko ko bigomba kugenda ngo bahire gukora ikindi cyane nk'uko gufunga kw'isengero babonaga wenda k'isengero kuzireka ntacyo bitwaye ahubwo ngo barakora ikindi bagomba kugiza ute. Yego none se nakeka ndashidikanya abantu batwumva banyumve neza bino bintu byose biri mu kuboko kw'Imana biri mu kuboko kw'Imana. Sahizi njye umutima wanjye urera niteguye kuyoboka igihugu cyanjye ko ndagikunda umutima wanjye urera rwose cyo nzabwa no kugisengera kandi nagirirwa umugisha Imana ikangura ku maso no ku matwi ngumva ngo iyi message ngomba guhereza abanyarwanda muri rusange. Hanyuma Pastor tugiye kujya gusoza ikiganiro cyacu tuba twavuze ibintu byinshi ntekeza ko ngewe nabuze na hano nahera ariko nanone iyo ndi hano ntago nagira navugiye abantu baba badukurikiye anja ngo ni ijambo ry'Imana ntekeza ko wasomye ijambo ry'Imana ntago ndibuze kurigarukaho ahubwo ngereka mvugiye ku bantu baba badukurikiye Pastor ku bantu badukurikira bizi neza ko ari abantu badukurikiye bafite ibibazo batakaje Imana icyizere ubuzima bumva bwararangiye nk'abo bantu Pastor muri iyi minsi mubanye muti? Natane mwiza kandi aracyakora kandi aracyadufitiye imbabazi nyinshi. Ibintu byose muzabona uri kunyuramo ibyo byose ni kubye neza y'Imana. Byakaba byaraguhitanye nicyo nakibwira uyu muntu byakaba byaraguhitanye ariko uracyariho. Burangeka ndashidikanya ubuzima bubi bwose wabuhagazemo kano kanya bakubwiye ngo reka tugukize buno buzima bubi jyahara tugutera ingota wipfire rwose zire buno buzima bubi jyahara tukurase wipfire rwose usezere buno buzima bubi byakwemera bake Ekeza bakarige bataboneka ketse wabo barashakaga gufasha kwiyobora ubyemeye wabura umwe yahose sibyo se nta kindi kintu bakuvuga byemera ubireke ubundi hari imvugo y'ikigengo kubaho nabariko ukabaho kuko urakoze nako kantu uvuze aho gupfa none napfa ejo turi kugendana kuko mu buzima bishobora guhinduka isaha ku isaha we wari wisabiye urupfu ngupfe none bitewe n'ubuzima bubi ejo ukabona ibintu byahindutse
wo kugakunda ubuzima kuruta uko twabitekereza. Reka tugaruke ku bantu benshi bagenda baguhamagara muri iyi minsi. Sinzi ukuntu mu bubanyi abantu bagenda baguhamagara bifuza ko basengera, ariko nanone ikiganiro dukoze muri nk'ubuho ntekereza ko umubare ushobora kuza uri mukeya, ahubwo bari buze kumva amagambo bumvise hano, ahubwo bakahita bahitira mu kumanza bakitunganya bakamera neza. Kandi abantu badukurikiye, iyo message nk'iyi imanutse, ntago iyo imanutse gutyo gusa ije kubabwira ati mutunganye ibyo mwatari mutunganye, kuko ibintu iyo bije kurya ariye bivaho. Kuko nahawe aya majambo y'Imana ari muri Nahumu, ngibyo Nineve. Nineve iyo bataza guhindukira, igihano cyari kiri bubagereho, ariko bagize umutima wo guhindukira, igihano kivaho. Yaba wowe uri gusenya urugo rw'abandi, yaba wowe ufite umutima mubi ku muryango w'abantu ushaka kubasenya, yaba wowe yewe mugabo, yaba wowe yewe mugabo, nukomeza kwinangira, uburakari bw'Imana buzakugeraho. Ariko ni wihana ugahindukirira, Imana izakugirira neza. Imana izakugirira neza, niko bimeze. Mbona Imana ihana abantu binangiye banze kuva ku izima. Ubwo rero iyi ni message yawe. Nk'uko natangiye mbona inzweho ibintu bikira muri bitatu ariko kuba rero uyu munsi nasanye ubuhanuzi Imana yabumpaye, nawe mva ko ari ibintu biri serious. Ko ndakundi kubivuga ko n'umuntu usanzwe uzi ukuntu najyaga nganira, ko nabuze n'ikintu kinini nguganiriza, kuko najya amagambo numvise. Nose wakinganiza ko atari wowe waje kundegura, ninje waguteguye kugira ngo ndamutse message z'Abanyarwanda muri rusange. Urumva abantu basanzwe bazi ukuntu nganira, yego, nyine babyumve neza. Nanjye bwanjye nabuze ikintu ndenzaho, nkuko musanzwe munkurikira kuri Gonarike Plus. Pastor warabizi mba ndi guseka, mvuga amagambo y'ibyiringiro. Yego, ariko nta amagambo meza, by the way, nta amagambo meza. Amagambo atubwira ngo hindukira, amagambo atubwira ati kora iki none. uzi umuntu akubwira ati jya hariya nukora kino uzabona iki, kandi kigufitiye inyungu. Niko bimeze. Amagambo meza. Reka dusoze ikiganiro cyacu Pastor. Murakoze cyane. Reka dusoze ikiganiro cyacu, ntari n'ijambo ndi buvuge ngo dushyireho cyo ko mwanya wo gusengera abantu bafite ibyifuzo urahari. Undi mwanya ugiye kubuhari ni umwanya wo gufata nimero y'umukozi w'Imana Pastor, ku bantu bifuza gusenga n'umuhanuzi Pastor, ku bantu bashaka kumva ikimana bavugaho, ku bantu bashaka gusengerwa mu burwayi bugiye butandukanye. Tugiye gufata nimero ya Pastor, nahasoza arasengera abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, n'umuntu utari bubashe gushobora kuba yahamagara Pastor. Hari no wagisha inama ku bijyanye n'aya magambo asohotse mu kanwa kacu, akagisha inama akaduhamagara. Nk'umuntu ushaka gusobanukirwa byinshi nkanjye uko yatambukije, hari ukuntu ntabona uburyo ngusobanuza kwinshwa ko nyine ngiyewe hari igihe nshobora kubusanga n'umuti ugana gucya, hari umuntu abyumvise, sibyo? Ariko hari nk'umuntu ushaka kugira ikintu abazaho kuri Pastor ku magambo yatambutse, yamubaza. Nibyo rwose. Yamubaza kuri nimero tugiye gutanga. Yamubaza kuko ngewe yanjye mushaka kutayibona, ariko ya Pastor yo igomba kuba ihari. Yego. Pastor, ni karibona nimero yawe. Ni 0788 24 53 82 Hanyuma ni karibu senga abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, tunagana ku musozo w'ikigano shaje. Mwami Mana yacu, Mana dukunda, ndagushimiye cyane, izina ryawe niryubahwe. Uri Imana isumba byose kandi urakomeye, uriho kandi uzahoraho. Izina ryawe nirishyirwe hejuru kuko uri Imana. Uri data wa twese mwiza kandi uradukunda, migambi yawe ni iteka ryose. Udufashishe neza n'imbabazi zawe, tugirire neza data kubw'urukundo rwawe. Sengeye ababene data badukurikiye bazashobora kutwumva, bakumva aya magambo asohotse mu kanwa kacu. Muri ibi yavuze ngo ndabaritwe huko izina ryawe abari ry'icyubahiro. Sengeye izi ngo zihagaze gutya,
sengeye aba bantu bafite umutima wo kototera ingo za bene bakazisenya kandi zazubatse. Sengeye uyu mugabo, sengeye uyu mudamu mu yimiryango imeze gutya. Kandi ikindi sengeye igihugu cyanjye cy'u Rwanda, nakibyariyemo nagikuriyemo kandi nzakigiriramo abuzukuru n'abuzukuruza. Ndagisengeye Mana, ndagisengeye Mana, duhe imiryango myiza yubaka imitima y'abantu. Data myiza mwamudukunda, ubuyobozi bwacu komeze kutuba hafi. Ineza n'imbabazi zawe Kristo myiza zikomeze zibane natwe. Ariko kandi nsengeye abari batakaje umutima w'ibyiringiro, abo nabo ubatindeho Mana, abo nabo bagaruke Kristo myiza. Wongere ubayishure, wongere ubabwire ko hari Imana itabara mu gihe cyayo. Izina ryawe nirishimwe Mana. Nutindane nabo, unyemerere ubahembure, nyemere utindane nabo, nyemere Data mwiza ububake bubakwe nawe kubyineza n'imbabazi zawe. Ngahumva gusenga kwacu, ngahumva gusaba kwacu mu izina ryawe ryera. Mana duhemburwe nawe, tugirirwe neza nawe. Fasha abantu barengere muri byose. Muntu yo gusengera abarwayi, Mana ubagirire neza. Muntu yo gusengera ibyifuzo n'ibintu bitandukanye Mana, wongere uremo umutima w'ibyishimo mwaba bana bawe, wongere ubagirire neza kuko uri Imana. Ngaho dufashe uduhembure byose, dufashe muri byose. Niko nsenze Imana kubwa Data wa twese, Mwana n'Umwuka wera. Amina, 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 amina.